ndabasuhuje mwese abakurikiye ijwi ry'icyizere. Musanzwe mubimenyereye ko ijwi ry'icyizere ari sheni ya YouTube, hanyuma rero hazaho ubuhamya butandukanye. Mumenyereye ko tujya tuzana abantu bakabaha ubuhamya. Hari igihe umuntu aba afite ubuhamya akifuza kubusangiza abandi, kubera ko hari igihe ubwo buhamya bushobora kugira uwo bufasha utabonye amahirwe yo kuza hano kuri kamera cyangwa se ngo abwire abanyarwanda, kuko iyo waje hano kuri YouTube uba uri kubwira isi yose. Niko biri, niko nabitekereza. Rero iyo wagize amahirwe yo kuza hano, uje kuvuga ubuhamya bwawe, uje kuvuga urugendo rwawe, kuko twese dufite urugendo muri iyi si, ariko ingendo zacu usanga rimwe na rimwe duhuramo n'ibibazo bitandukanye. Urugendo rwawe si rwo rwanjye, niyo mpamvu rero tuba twaje ngo nibura ufite ubuhamya agira icyo abwira abandi, kugira ngo tubashe gukomeza gusigasira urukundo ndetse n'imbabazi ku bantu bakeneye kugirirwa imbabazi. Muri aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa, aracyari umujene, aracyari mutoya, arabibwira rwose, ntimugire ikibazo. Agiye kutubwira mu by'ukuri urugendo rwe, agiye kutubwira inzira ye yanyuzemo kugeza ubu kuri iyi myaka. Murabona ko aracyari muto, aracyari umujene, ariko nawe hari ibintu byinshi cyane yagiye ahura nabyo muri ubu buzima. Tuguhaye ikaze. Urakoze. Nanjye urugendo nahuye narwo. Uratangira wibwira abadukurikiye amazina. Nitwa Kamboneye Providence. Yego. Kamboneye Providence ni muntu ki? Mfite imyaka 27. Yego. Nge nabayeho mu buzima bukakaye bubi, niko navuga. Nabayeho n'umwana w'imfubyi ufite umubyeyi umwe. Yego. Papa yapfuye ansiga mfite imyaka 5. Ansigira mama wenyine. Turaza, mama ashaka undi mugabo amufasha kugira ngo abashe kuturera. Yego. Araturera, tujya aho tuzi i Kigali. Turaza turahaba, tuba mu buzima bubi, kuko nta muvandimwe twe tuhasanze, nta n'inshuti. Turaza tubaho nabi pe. Yego. Bishoboka. Twajya dusaba rimwe na rimwe. Ubwo niwe mu mwaka wa 2007. Twajya dusaba nyine, ubwo mama aretse uruhinja runkurikira. Twajya dusaba rimwe na rimwe tukarya, ubundi ntiturye. Tuba muri ubwo buzima nyine, kuko njye nari muto, papa yapfuye nyine ntamenya ubwenge ngo menye ngo ni muntu ki, ari muntu ki, ameze ate. Yego. Nyine tubaho gutyo nyine. Ubwo biteye kangahe tuba tugiye ku rusengero, tujyana mu rusengero turakizwa. Yego. Dukijijwe ngo ntitwajyaga ahantu tuba, nyine nta nzu twabagamo. Nyine tukajya tuba ahantu mu rusengero, bigeze aho badukura mu rusengero, badushakira ahantu tujya gukodesha. Yego. Tubaho muri ubwo buzima. Umunsi umwe nibwo pasiteri yavuze ati kuba mu rusengero ntabwo bigishobotse, nimuvemo mujye kureba ukuntu mwafonda ubuzima muri bantu mwajya kuba. Turagenda dushakisha ahantu nyine mu nzu bari bubatse vuba, tuyijyamo. Hashize nk'icyumweru inzu baza kuyisenya, baradusohora. Tuba hanze nyine n'uruhinja mama yari ahetse. Nuko ubwo wenda byihuse 2018. Yego. Ubwo umva ko nari maze gukura. Ubwo ngeraho nshaka umugabo nyine, umuhungu antera inda mba mu rugo. Utaragera aho ngaho urumva wari ufite imyaka 5, kandi ntekereza ko ibyo ari byo byose urumva ukuntu uri kubitubwira ni ibintu wibuka neza nk'ibyabaye ejo. Ubwo buzima ko wari umwana, ko umwana ibyo ari byo byose, umwana uwo ari we wese agira inzozi mu buzima. Muri ubwo buzima mwari murimo butoroshye, wabashije kwiga? Ntabwo nabashije kwiga. Ntabwo wigeze ukandagira mu ishuri? Oya. Ubu bishatse kuvuga ngo ntuzi gusoma, ntuzi no kwandika? So hagati aho ngaho nyine numvise ukuntu bashishikariza abantu ngo hari ishuri rijyanamo kwiga nyine, ngo bitaga kacapu, nyine watangiragamo nyine uri mukuru kugira ngo umenye kwiga gusoma no kwandika. Yego. Ndagenda nyine, nubwo namaze kugeramo mazemo nk'umwaka mba mbivuyemo. Ariko uzi gusoma no kwandika ubu ngubu? Ndabizi.
hanyuma muri ubwo buzima bukomeye gutyo, muri ubwo buzima butaboroheye, ndetse watubwiye ko rimwe na rimwe mwajyaga gusaba, nk'umwana muto wabonaga muri ubwo buzima, ni izihe nzozi wari ufite? Ese watekerezaga gute? Ese watekereza ko ubuzima bushobora kuzahinduka, cyangwa nyine wabifataga nk'uko ukavuga ati ubu nta kundi, nta kindi mbona nakora? Hari abana benshi baba bafite inzozi bakavuga ati nzaba perezida, nzaba umunyamategeko, nzaba iki n'iki. Wowe icyo gihe uri umwana, nubwo mwari muri mu buzima bukomeye gutyo bushaririye, wumvaga ufite izihe nzozi? ngewe ukuntu numvaga ubundi, njye numvaga ko wenda navana, wenda ni inkuru Imana ikamfasha, wenda nkabona nk'akazi, Imana ikamfasha leta nkura ababyeyi banjye mu buzima bubi. Yego. Kuko sinifuzaga ko ubuzima barimo sinumva babusaziramo. Nyine uko batari ikintu wiha, ariko nyine bibaye byiza, njye numvaga ko bagomba kubaho neza paka igihe basaziye bakaba banatabaruka. Yego. Ariko nyine uretse ko nyine uko wifuje siko ikintu siko kikubaho. Nako nyine izo nzozi nakundaga kuba numva mfite. Wumva kugeza ubu ibyo ari byo byose, nubwo ibyo watekerezaga bitabayeho, muri iki gihe wumva nk'ikintu ukunze wakora, ubonye nk'uburyo wakora, wumva ari nk'igiki? Njyewe ikintu mba numva nakunda nkakora, mba numva nakunda ikintu cyose cyampa imibereho yatuma ndamuka n'umuryango wanjye. Hariho imyuga myinshi itandukanye, hariho kudoda, hariho gusuka, hariho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ubonye nk'amahirwe yo kwiga umwuga mu myuga yose iri hanze, hariho gusudira, hariho gukanika, ese hariho resitora, harimo amahoteli, ni nk'uwuhe mwuga wumva ukuri mu mutwe? Ni nk'iki wumva ukunda ku buryo ibyo ari byo byose ugize Imana ukabona nk'umuntu wavuga ngo ngenda kwishyuriye, cyangwa se nguhaye uburyo ki bwa fondasiyo kugira ngo ubone uko ujya muri uwo mwuga, wumva wakora iki? Njye nakuze mu buzima bwanjye, nakuze nkunda gusuka pe. Nakuze numva nkunda gusuka, akazi ko gusuka buriya ndagakunda. Urakoze cyane. Hanyuma nkawe ibyo ari byo byose ntabwo ukiri umwana, warakuze, ubuzima nubwo bwari bukomeye, nubwo bwari bukakaye, ariko warakuze. Ibyo ari byo byose, imyaka 27 umuntu aba yarakuze, umuntu aba yaranyuze mu buzima bwinshi, umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi bitandukanye. Hanyuma watubwiye ko papa we yitabye Imana. Ese undi mugabo araza arabarera? Uwo mugabo wa mama wawe, nubwo kugeza n'uno munsi ubuzima butoroshye, uwo mugabo wa mama wawe umufata uti? Mufata nka papa, kuko nakuze ari we papa mbona. Nakuze ari we papa mbona, nasonza akamenya ko naburaye akaba yampegera nkabaho. Ubu ndamwubaha pe, kuko ni papa n'ubundi, kuko nakuze nyine n'ubundi ari papa, niwe wandeza ndakura. Yego. Urakoze cyane. Noneho wari ukomeje kutubwira inzira yawe, urugendo rwawe, nubwo wabaye muri ubwo buzima uri umwana, ariko waje gukura, wakomeza noneho ukatubwira ese byagenze gute, ese kugeza uno munsi bihagaze bite? Naje gukura nyine ubwo 2018. Yego. Nza gukundana n'umusore. Nkundanye n'umusore, ubwo nanjye nyine nari nkiri umukobwa. Ubwo tumaze gukundana arambwira ati siko nkukunda, wakemera tukabana? Ndamubwira nti njyewe ntabwo twabana, ndacyari muto kandi nari nkisenga, nyine ndi umurokore. Yego. Ndamubwira nti ntabwo nakwishingira, kuje tugasezerana nkabasha kuba twabana. Noneho arambwira ati none se, ubwo twari turi kuganira, arambwira ati none se ko iwacu, ko inanga atari iwacu, uzemera ko nzakujyana iwacu? Ndamubwira nti ese nishya. Arambwira ati njyewe iwacu ni Iburasirazuba, ni Kibungo. Yego. Ndamubwira nti yego nzabyemera, bitewe n'uko nyine n'ubuzima nari ndimo. Yego. Ngo naramwemereye turakundana, antera inda, ubwo anyizeza ko tuzabana. Yego. Noneho mbibwiye mama arambwira ati se ufite icyizere cy'uko uriya muhungu muzabana? Yego. Ndamubwira nti njye nta cyizere mbifitiye, ariko nyine ntizakomeza nizere nyine uko biri nta kundi. Narakomeje ndizera, ubwo igeze nk'amezi 4
arantwara. Yego, agutwara mu rugo. Turabana. Noneho tumaze kubana aza, ubwo hari hashize nk'ukwezi turi kumwe. Yego. Arambwira ati ese uzemera ko tujyana iwacu mu ntara? Ndamubwira nti ntacyo, ntuzabashe tugende, ntituve i Kigali n'ubundi nta mibereho ihari. Yego. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo twabanye gutyo, umunsi umwe tuza kwicara mu nzu turi kuganira nyine, kumwe muri kuganira nyine. Yego. Mubana muri kumwe. Arambwira ati ese tujyanye iwacu ugasanga baroga wabigenza ute? Ndamubwira nti njyewe uko bizagenda kose nzabyihanganira, uko nzampagurutse iwacu hari icyo ngiye kureba kandi nzemera kubona nkacyihanganira. Yego. Ubwo twaragiye nyine, ubwo bwarakeye amaze kumbwira ayo magambo, hashize nk'icyumweru turatega tujya iwabo. Tugeze iwabo twagezeho baratwakira, ariko nari narabyaye nyine. Nari narabyaye umwana agize nk'umwaka n'igice. Yego. Turagenda tugeze iwabo, ubwo nibwo batwakiriye nyine nk'abantu bavuye i Kigali. Ubwo nibwo twagezeyo uw'iwanjye, ubwo nari nzi ko tuzajyayo, nari nzi ko afite iyo n'inzu. Yego. ntazi ko tugiye kuba mu nzu kwa mama we. Turagenda, ubwo nibwo bwije turara kwa mama we. Yego. Noneho bumaze gucya ndavuga nti wenda buracya ajye kunyereka inzu ye. Yego. Kuko yambwiye buryo ki tutazaba iwabo nyine, dufite ahantu tuzaba. Yego. Ubwo turakomeza, nibwo bwakeye tuguma kwa mama we. Ntigeze akambwira ati turajya aha n'aha, tuzabana aha n'aha, ndabibura. Nibwo mama we yamwicaje aratwicaza turi babiri. Atubwira ati rero urabona ko tutabana twese hano mu rugo. Yego. None mugende mujye kwa mukecuru, mujye kubana na mukecuru n'ibyo arakuze, mujye mumufasha n'imirimo. Yego. Turagenda tuba kwa mukecuru ari we nyirakuru w'umugabo wanjye. Yego. Tubayo, ubwo nawe twabonye kuba mu nzu imwe bitakunda, aduha igikoni. Igikoni tukibamo, tumaze kukibamo, ubwo nibwo haciyeho igihe. Ubwo urabizi ko umuntu mubanye nk'ukwezi ntabwo mwabura guhagana nyine, hari utuntu mugenda mukorana gutya nyine mugapfa nk'ibintu by'ubusa. Yego. Hanyuma nibwo nyirakuru w'umugabo wa nyine ubwambwa ati rero ndi kuba hano ntabwo bigikunze, kandi kino gikoni mubamo nicyo nazirikagamo ihene. Yego. Kandi ntabwo nzakomeza kubana n'ihene. None mugerageze muri ukuntu mwabona ahantu muba mukodeshe n'inzu mugende. Yego. Ubwo nibwo umugabo wanjye yabiganirije nyine papa we aramufite. Yego. Papa aravuga ati rero ati nta kindi kintu nabakorera, icyabikora reka nze ngende mbagurire amabati mbubakire inzu y'icyumba kimwe. Yego. Nta kibazo. Yaragiye amabati arayagura, aratwubakira nyine iyo nzu, ashaka n'abafundi baratwubakira nyine. Nibwo icyo gihe akimara kuyubaka twabayemo gutyo, nibwo haciyeho iminsi nk'ibiri baza kuyisenya. Baje kuyisenya umugabo wanjye bamutumaho gitifu, amutamaho bati mune kubakisha iriya nzu ejo azaze anyitabe ku kagari. Umugabo wanjye arambwira ati ngiyeyo gitifu ntabwo twakumvikana, wowe uzinduka ujyeyo kuvura umubyeyi arakumva. Yego. Narazindutse mpeka uruhinja nyine n'imibereho mibi twari turimo. Yego. Njyayo gitifu ndagenda, hari muri korona 2019. Gitifu ndagenda ndabimuganiriza, ndabimubwira, ndamubwira rero njye gitifu nje kukwisabira, njyewe ufite inzu aha n'aha bari kuzamura ntariko, njye ngumva ngo natumyeho umugabo wawe ngo si wowe nshaka. Ndamubwira nzi ko umugabo wanjye kuba yanteye turi i Kigali, uretse ko yanzanye iwabo nkaba naraje iwabo, nkaza kuvuga ni ko umuhungu wanjye yanteye inda, kandi umwana koko bamara bakabona n'uwe ni uwabo, nkabasaza nkavuga nti bampaye aho ntungira umwana wabo, bakaba bari kunyubakira ahantu ngomba kubana n'umwana, nzabigenza gute? Gitifu arambwira ati ntacyo genda, ariko bayubake kino cyumweru kirangiye batayirangije. Inzu bayirangiza gutyo tuyibamo gutyo, ariko mabukwe tutumvikana neza. Ariko nkimara kuhataha ubwo iryo joro nagiye kumva numva ibintu biraje nijoro ndyamye, numva biraje, numva ni imiyaga ije, numva biraje birahuha. Bihushye numva biranize, binize numva mbuze umwuka, numva ngiye gupfa. Uryamanye n'umugabo? Yego. N'umwana? Bikanyica, ariko umugabo ntibimugereho n'umwana ntibimugereho. Yego. Nuko mbaza umugabo wanjye ntese
ko numva ibintu biri kuniga bimeze gute. Arambwira ati ati ubwo nibyo uri kurota. yego Ndamubwira nti rero nibyo sindi kurota kuko nabona ko nibwo tukigera ku buriri ntabwo ndi kurota ntabwo ndasinzira. yego Ubwo nibyo uba watekereje cyane. yego Ndabyihorera nyine ubwo we agasinzira ama gusinzira njye bikarushaho kuza kunyica. Nkabyuka nkicara ku buriri nkajya ntekereza nuko nyine kujya iwabo umugabo wanjye nyine ni ukwambuka ikiyaga nyine ni icyuzi wambuka. yego Ni ubwato bukwambutsa bwa moteri. Nkatekereza uburyo nzongera gusubira i Kigali nsange ba mama mpfe kujya kuba mu buzima bubi nkumva biranyobeye. nibura se icyo gihe ko ibyo bintu byazaga cyangwa se bikakubuza amahoro urumva icyo gihe ntabwo wari utekanye, ese nibura hari ubuzima bwiza bufatika ku buryo ushobora kuvuga ati okay, nacyo ibi bintu ndabyihanganira ariko noye gusubira muri bwa buzima bwo kuba iwacu tubona icyo kurya ari uko tuvuye kugisaba, ubwo buzima nibura bwari bwiza kurenza ubwo mu rugo iwanyu? Ntabwo bwari bwiza kuko impamvu butari bwiza buriya nubwo wabaho nabi ariko ufite amahoro. Nuko njyewe nibwo bwa mbere nari numvishije ibintu nk'ibyo numvaga pe. yego Kuko njyewe byaranyicaga nkifuza kuba nkavuga nti se ubwo ko nashakiraga iki. yego Niyo mbimenya nkigumira iwacu cyangwa abaho ndi umukobwa pe. iyo byazaga wumvaga bimeze bite? Nyine njye nabaga ndyamye wenda ndi kumwe nyine n'uw'iwanjye n'umwana. Naba ndyamye najya kumva nkumva ni imiyaga ije. Nkumva hanze hari nk'ibintu biri kwirukanka nk'inka kandi nka 8 cyangwa 7. yego Najya kumva nkumva ijwi riravuze ngo turaje. Bigatangira bikanyica nyine nkabura. iryo jwi wumvaga ryazaga mu mugabo cyangwa mu mugore? Ryajaga mu mugore. Ryazaga mu mugore rikambwira ngo turaje. Utekereza ko uwo musore yego yari abizi ko iwabo baroga, utekereza ko n'umugabo we yashoboraga kuba abizi? Yari abiziho kuko iyo batabiziho ntaba yarambwiye ngo usanze iwacu baroga. Ndabaza umugabo w'uwo mukecuru ise w'uwo muhungu we hari ikintu yari abiziho? Yari abiziho kuko hari umwana ukurikira umugabo wanjye w'umuhungu. yego Nawe afite indwara yayifashwe afite imyaka 3. Iyo ndwara ni ibintu biza bikamwica nyine agasakuza agahamagara. Ubwo byamufataga data bukwe yarwanaga abwira umugore ati umwana ngira mukapfuira mujyana iwanyu. Kuko arabiziho nyine nawe yarabiziho pe. yego ntabwo byoroshye rero mwa bantu mwe murumva ko ibizimu bibaho, ibizimu ibidayimoni bibaho kandi hari abantu bajya babipinga. Okay, reka twikomereze utubwire inkuru yawe, ukomeze utubwire ukuntu byagenze. Ese mwakomeje kubana? Ese byagenze bite? Ntabwo twakomeje kubana kuko impamvu tutabanye numvishije ndi hafi yo gupfa kuko nari ngeze naho ntaryamaga ngo nsinzire. yego Kuko byari bigeze aho biza bikambwira ngo nimpeke umwana. Naba nicaye ndi nko guteka nkumva ijwi rajemo ngo heka umwana. Yesu we. Nkaheka umwana nkamutwikira nkahaguruka nkagenda nkajya mu rutoki rwari hirya yo mu rugo. Tuzi inkono ku ziko nkahagarara. Namara guhagarara hashira nk'isaha nkongera nkasubiza ubwenge kugira ngo nkafata umwana nkataha. Rero ubwo nkomeza kubona ubwo buzima ntabukomeza ndavuga ntacyo nzabaho nabi ariko numva mfite amahoro nta kibazo. yego mpita mureka gutyo nyine ndambuka mpita nigarukira i Kigali nyine. Utekereza gute? Ese ubitekerezaho iki? Iyo ubitekereje utekereza gute? Ese wumva ibyo bintu byaraje gute? Ese ko ntekereza ko inshuro nyinshi ba nyirabukwe bakunda bakazana babo, cyangwa se akaba ari nk'ikintu mwapfuye, cyangwa se akaba atarakubonye ntagukunde, ubitekerezaho iki kugira ngo aguterereze ibyo bintu? Nyine nkimara kugerayo yego njye bandi umuntu nyine nabanje kurokorwa pe. yego Nabanje gukizwa njya mu gakiza nkorera Imana nubwo cyabaye igihe gito ariko narayikoreye. yego Noneho we yashakaga ko yabanje gutangira kumbwira ati ese ibintu byo guterekera urabizi? Ndamubwira njye ntabyo nzi, mfite imyaka mike kuko mfite nka 19. yego
ndamubwira nti ntabyo nzi, nakuze ibyo numva babivuga ariko ntabyo nzi. Mhm. ngo none se ubwo nk'umuntu akubwira ngo abikwigishe wabyemera? nkamubwira rero njyewe ntibajyaga bambwira ko njyewe nahoze ndi umurokore kandi bavuga ko ibyo ari bibi, Yego. ari imyuga ya Satani. Yego. njyewe ntabwo nabikora ngo mbishobore pe, bitewe n'ahantu nanyuze n'ubuzima nanyuzemo. Mhm. ni kuko mbikoze gutyo ni n'ahantu Imana yadukuye, noneho nahita nsubira inyuma nkanapfa. Yego. nuko nyine nimba wenda ariyo mpamvu wenda yaba arangiriye ishyara akavuga ati uno muntu nta kintu yangiraho inama nk'umukazana wanjye, reka mukorere bino kugira akunda ave n'aha ngaha agende. ubwo njyewe ntekereza ko yaba ariyo mpamvu yabinkoreraga gutyo pe. Mana, ndumva ari ibintu bikomeye, ndumva ari ubuzima butoroshye wagiye unyuramo mu by'ukuri. Hanyuma rero uba uhetse umwana, icyo gihe umwana yari amaze kugira igihe kingana gute? yari afite nk'imyaka 2 n'ukwezi. Urumva wagiyeyo umwana ari uruhinja, none wagarutse afite imyaka 2. urumva ko wihanganiye ibyo bintu byakunigaga, ibyo bintu byagufataga bikakubwira ngo genda. mu by'ukuri hari abantu batajya bemera iyo myuka, ariko iyo myuka ya Satani ibaho, kandi uyu ni umuhamya wo kubahamiriza ko ibyo bintu bibaho. Hanyuma rero urongeye wisanze muri bwa buzima, kandi ufite umwana ugomba kurera. Umwana we nta kintu aba azi, umwana aba azi ko avutse agomba kurya, agomba kubona iby'ibanze, ibyangombwa. wakiriye gute cyangwa se watekerezaga gute igihe uzi neza ko ugarutse muri bwa buzima? nyine ukuntu nabyakiriye pe, nariyakiriye numva ko ibintu byose bishoboka, kuko nageze inanga nagarutse i Kigali 2021 nibwo nagarutse i Kigali nzametse umwana, ndamuzana ndamurera. uwo mugabo aragenda araceceka, ubwo araceceka ntiyongera kumvugisha. ubwo nibwo ejo bundi 2023 nibwo yatangiye kujya mvugisha mbaza uko umwana ameze. arambwira ati ese umwana wazamumpaye nanjye nkamurera? ndamubwira rero ntumwana mwihure nagazananira pe, naramubyaye mutwita amezi 9 kumurera ntabwo aribyo bizananira. nibwo uwo munsi twavuganye kuri telefone, ubwo hari ukuntu nyine najyaga njya hanyuma rero ugarutse i Kigali, wesa n'ubundi ugarutse muri bwa buzima. ubuzima n'ubundi wabayemo ufite uwo mwana bwari ubuzima bumeze bute? bwari ubuzima bugoye pe, bwari ubuzima bugoye kuko nenzanye n'umwana na se tutari kumwe. nza ndi njyenyine, ubwo nzi ko nje kumurera njyenyine. naraje nyine mugeze i Kigali ndazamura n'ababyeyi bamfasha kugira ngo tumurere. umwana naramureze, ubwo papa araceceka. hashize nk'imyaka 2 arampamagara, arambwira ati ese ati umwana ameze ate? ndamubwira umwana araho. ngo none se ubundi kuki utamumpanga ze nanjye nsure? ndamubwira nti rero umwana sinamuguha, ni kuko nanjye nabona ko nta wundi nansanye kandi umwana wanjye nanjye mba mukeneye. bitewe n'ibintu nahohuriye naho sinifuje kuba narekura umwana wanjye bitewe n'ibyambayeho. umwana namubwiye nta kibazo nzamurera. ubwo haciyeho uwo munsi twavuganye, bwarakeye uko najyaga njya gukorera Nyabugogo, hari ahantu nabaga mfite nk'ikiraka nkakora nkataha mu gitondo. ubwo nibwo narakoze telefone, ndagenda telefone nayo mfite irazima. imaze kuzima mukecuru agerageza kushakisha kuri telefone arambura iryo joro. ntabwo iryo joro twavuganye na se ibintu byaraje bifata umwana. ubwo mukecuru yari ari mu cyumba cyiwe nyine, ubwo n'umwana wanjye yari ari mu cyumba ari kumwe n'uwa mukuru wanjye. ubwo mama ngo yagiye kumva, yumva mu ijoro yumva umwana aramuhamagaye rimwe, aramuhamagara ngo kaka we, umwana ahita aceceka. none acecetse mama yihutira kujya kureba icyo umwana abaye. ageze asanga umwana yarangije.
nsanga yarangije mama aramworosa ajya guhamagara abaturanyi hari nka saa 9 saa 10 ajya guhamagara abaturanyi kuko telefone yari yazimye ngo ntiyambona ngo abimbwire yego ubwo mbese ni kwa kundi Imana zinzi ukuntu umutima wambwira ati se watashye hakiri kare nafashe moto saa 11 nibwo yanigejeje mu rugo ndaza nze mpageze nsanga urugo rwuzuyemo abantu mama akimbona ati reka wikishima umwana yapfuye ese ntuhe mwana ati wa mukobwa we yapfuye ati twagiye kureba ahamagaye rimwe tugiye kuhadusa umwana yarangije ubwo umwana yagumye gutyo mama aramworosa ariko sinabyumva neza umutima Yesu ngira njya ahantu ruguru yo mu rugo ari igihuru ndiyicarira nicara ndabanza ndatekereza ubwo nibwo haciyeho nk'iminota nka 30 mama ngiye kumva araje arambwiye ngo garuka hano ngo ndabona umwana ngo ijisho ritangiye kugaruka noneho ubwo natashye nahise manuka nyine ngenda umutima utari hamwe ariko nahise ngira icyizere mvuga nti wenda arazutse nta kibazo nageze mu nzu umwana ajya mubaza ati ese uyu ninde akaranguza amaso kandi umwana w'imyaka 5 aba ari mukuru akareba uwo muntu umweretse akabona kandi basanzwe amuzi agaceceka ntagusubiza nuko ubwo bambwira ati ese uyu ninde mama amwereka njyewe umwana agaceceka ntagira ikintu avuga nibwo amaze kugarura ubwenge bamubajije uko bimeze aravuga ngo erega ka mati ibintu byaje ati biraniga rero n'ikintu kiraza kirankurura ati gifite ibintu ati kiranjyana kingezano hari icyobo kirambwira ngo kigiye kuzankiramo n'umiremo umwana w'imyaka 5 urumva ko ari umwana ubusobanutse ntabwo yaberwa ikintu byahuye nacyo ati nuko binyereka icyobo birambwira ngo bizankiramo n'umiremo nibwo ako kanya umwana azanzamutse najye kumva telefone irasonye ngo nemaze kuyicaginga papa barampamagaye arambwira ati ese ati umwana ameze ati ariko umutima wanjye mama mbimubwira ati komera umubwiye ko umwana ameze neza nubwo ko ari ikibazo yahuye nacyo byihorera ndamubwira nti umwana ameze neza nta kibazo ngo umwana ameze neza nta kibazo ndamubwira nti ngo mumpe tuvugane ndamubwira nti wapara cyasinziriye ubwo nibwo byakomeje gutyo nibwo nagiye gusengera ahantu barambwira ati ibyigeze kuba ku mwana wawe nyine hari ukuntu ujya gusenga ahantu bakakuha amakuru ndamubwira ati ibintu byigeze kuba ku mwana wawe ati waba umwana barashaka umwana mubaha uko byagenda kose umubahe pe mati kuko nutamubaha atarige nawe yazagupfira ubusa ndavuga ntacyo ko bizagenda kose nzabyakira baho muri ubwo buzima umwana abaho gutyo icyo bikora kuva icyo gihe ibintu byamufata ntabwo byongeye kugarukana n'iyi saha ubu tuvugana afite imyaka ingahe afite imyaka 7 utekereza gute kuba muri ibyo bintu cyangwa se urumva wari umukobwa icyo gihe byo warihanganaga ariko ubu ngubu ufite undi mwana ufite inshingano ufite guha umwana wawe buri kimwe cyangwa se kandi n'ubundi uracyarwana n'ibyo bintu washatsemo n'urwo rugo rw'iwabo w'umugabo wawe utekereza ute ku gushaka umuntu kandi ugasanga ni iki kintu bitekerezaho gushaka urushako rukakunanira ni nk'iki kintu wabivugaho njyewe nyine ukuntu mbitekerezaho njyewe iyo mbirebyeho pe njyewe nk'ubu ngubu bitewe n'ibibazo nahuriyemo nabyo mu rugo rwa mbere pe n'ubundi iyo ntekereje gushaka n'undi mba numva n'ubundi ariko bizagenda kandi nkumva ko ibyo nahuye nabyo n'undi mba numva nzongera nkahura nabyo nicyo kintu gikomeza kumbangamira ariko nkavuga nti nzakomeza nihangane ndera abana banjye uko bizagenda kose hanyuma nyuma yo kuva muri urwo rugo ubuzima bwagenze gute ese byagenze bite duha ishusho y'ukuntu ese nyuma yaho wabyaye undi mwana ese washatse umugabo ese nyine byagenze gute kugezana n'ino saha so nyuma yaho narongeye ndaza nyine mbaho gutyo ndihangana ariko 2024 nibwo nakundanye n'umusore nuko antera inda y'umwana mfite w'umuhungu yego nawe tubana nk'amezi 7 yego nawe duhita dutandukana nyine mitangaruka iwacu ariko ubwo mba numva nyine mbese harimo ikibazo ko naba nakuyemo ihungabana cyangwa ndetse hari ukuntu mabwo yabarangenje kandi ati nubwo agiye ntazigire icyo yemarira kamugiye mbitekereza ni ukuvuga ngo ibibazo byose ufite utekereza ko bishobora kuba byaragizwemo uruhare
n'uwo mudamu n'uwo nyokobukwe wawe? njye niko mbitekereza pe, niko mbitekereza kuko icyo gihe njya kuza uwo munsi ndi buhaguruke ndi butahe yaraje kuko umugabo wanjye wa mbere we yari umuyehova n'umuhamya. Yaraje araza, ubwo umugabo wanjye aricaye hirya yanjye njye ndi koza umwana kugira ngo mbone uko nitegura nambuke ntahe nyine nzi Kigali. Ubwo araza aturuka mu rugo ruguru kuko yari atukuva iwanjye no kujya iwe hari nko muri metero 3. Ubwo aramanuka amaze kugera munsi na za z'uruguru y'urugo aba arampamagaye. Arampamagara ambwira ngo ninze mutokore. Ndamugane se ntindagutokora iki, ndikubona ndi koza umwana kandi nkaba ngiye kandi amasaha ageze ntibimeze bite, ariko ndyama nigize narose inzozi ndota ngo mbona nambutse ntashye ngo ariko nyine mbona nkurikije ibintu bitari byiza. Yego. Ubwo nibwo byahuranye nuko aje ambwira ngo aratokowe, noneho byongeye aciye ku muhungu wiwe araza ambwira ngo nimutokore, mpita nkururana ya shusho y'ukuntu nabirose. Mbona ntabwo ari byo, ndavuga nti ntabwo ari amahoro. Naramwihoreye sinamutokora ndaceceka. Ubwo njye ntekereza ko wenda yaba ariyo mpamvu yaba yarandakaye kuko yabonaga ko ibintu byose bibi yashaka ko mufasha yabonye nta ruhare nabigiramo. Niyo mpamvu ntekereza ko ibintu byose bimba ari we waba yaragizemo uruhare pe. Ufata gute ubuzima? Nyine ubuzima njyewe mbubayemo nyine mbubamo nabi pe, mbayeho nabi ariko ndihangana nyine nkabubamo ko nta kundi nabigenza. Icyo gihe kugeza na ino saha ufite abana 2. Abana inshuro nyinshi abana bavukiye mu miryango, abana bakakurira iruhande rwa base na ba nyina. Hanyuma abo bana nta bibazo bajya bakubaza byerekeye ku babyeyi babo ba papa wabo? Umukuru niwe ujya ubasha kugira ngo abe yabimbaza, ariko nkamwima amakuru menshi cyane. Kuko hari ikintu uba ugomba kubwira umwana ariko ntukimubwire cyose, nyine ngo ube wamubwira amakuru yose ashoboka. Nyine ngerageza kumubwira bike bishoboka kuko papa we yagerageje kugira ngo mbe nanasubirayo, mukajya mwanga ngo ninige Bibiliya dusezerane dusubirane, ariko njye bitewe n'ibyo nahuriye nabyo naho ndamvuga nti wapi shaka undi nanjye nzakomeza gutyo. Kugeza uno munsi afite undi mugore? Yaramufite, basezeranye ubushize. Afite undi mugore basezeranye? Muri ubwo buzima bwose wagiye ubamo, muri ubwo buzima, muri ibyo bibazo byose wagiye uhura nabyo, ufite imyaka 27. Imyaka 27 ni mito cyane. Kuri iyi nshuro ufite abana 2. Abo bana ni wowe ubareberera, ni wowe umenya uko urabigenza. Ubundi mu buzima busanzwe ukora iki kugira ngo ushobore gutunga abo bana? Njyewe ikintu nkora, nk'iyo umuntu aje akambwira ati ngwino mpfurire nk'imyenda, ndagenda nkayifura, yaba ampaye 2 nkagenda nyine nkahahira abana. Cyangwa se wambwira ati ngwino umvomere nk'amabone 3 y'amazi nkayavoma, iyo mbona igikoma cy'uwo mutoya nyine nkabaho gutyo, nyine nkabatunga muri ubwo buryo, nta kandi kazi mfite. Hanyuma ntihajya hari igihe kigera ukabura uko ubigenza burundu? Hari igihe kigera nyine umutoya agasonza, nyine ko umukwenda we yihangana bitewe nyine n'ubuzima tuba tubamo, we ababizi ababibona. Yego. Ariko hari igihe kigera nyine umutoya nyine ubizi ko umwana mutoya hari igihe kwihangana bibura agasonza, nyine uretse ko aba atazi nko kuvuga kuko umwana w'imyaka 2 batarasobanuka neza. Yego. Hari igihe nyine ansonzana nk'inzara yamwica, nkabona umwana nyine nkabona mbese nyine akaryama nka 2 nka 3 ku munsi, agasinzira buri munota, ariko njye mtamenya impamvu. Nimba nabuze ikiraka nyine nabuze uko mbigenza, nyine nkabyakira gutyo. Iyo byagenze gutyo, iyo umwana yiri ubusa, iyo yabuze igikoma cyo kunywa, iyo ubona ko nta mwenda, iyo ubona ko nta buzima ufite, ntabwo wirenganya cyangwa ngo uvuge ngo kuki ari njye bibaho, kuki bitagenze gutya na gutya? Hari igihe nyine iyo byanyobeye, hari igihe njya nk'ahantu nyine nkicara nkivunga nkarira, nkabwira Imana se Mana, njye waremeye kugira ngo mure n'ibibazo birenze iby'abandi. Yego. Abandi utarabona utabarubatse, ariko njye nicaye iwacu kwa mama na papa. Nyine nkumva ni ikibazo gikomeye, ariko nyine nkumva ni ikintu cyabaye nyine kiba cyabaye,
ukifatira nyine uko kimeze uko kiri nyine ukabyakira nyine. wumva ufite icyizere cy'ubuzima? Nyine bitewe n'imyaka mfite wenda sinzi, wenda iyo maze ndayizi ariko iyo nsigaje ntayo nzi. Yego. Wenda ejo hanjye hashobora kuba heza. Wenda icyizere cy'ubuzima cyo ndakigira. Ndakigira nubwo naburara ariko nkavuga nti wenda ejo nzarya bitewe n'uko Imana yabishatse. Abo bana bageze igihe cyo kujya mu ishuri, abo bana turi mu biruhuko yego, ariko abo bana bakeneye ishuri, bakeneye kujya aho abandi bana bari, bakeneye ubumenyi wowe mama wabo utigeze ugira. Iyo ubitekerejeho kandi ukumva ko nta bushobozi ufite bwo kuzarihira abo bana, iyo ubitekerejeho wumva bimeze bite? Niyo mbitekerejeho numva ngiye kure. Numva ngiye kure kuko bituma ncumura. Yego. Bituma ncumura kuko ndavuga se Mana, ubu ko nakora iki kugira ngo kuko abana banjye babeho nk'abandi bana. Wenda nk'urugero nk'iyo ndebye nkabona umwe nta myenda afite, rimwe na rimwe nkabona wenda imyenda yambaye nkabona yamucikiyeho, nkabona nta kindi kintu nakora. Iyo ikintu nkora ndihangana ahubwo nkicara ahantu nkigunga, nkabona n'ubundi kura nta kintu biri bumfashe. Wenda naba mbonye nk'umuntu wenda umpaye nk'icyo kiraka, naba mpakoreye nka 2 cyangwa 5, naba sendaguramo imyenda, wenda ipantaro umwana ari bwambare kandi yamucikiyeho, ubwo se araburara. Nyine nkahita ndeba igifite akamaro nkaba ari cyo nkora. Yego. Utekereza ku urukundo rwa mbere ntirwakunze kandi urukundo rwa kabiri nabyo byaranze, wumva utekereza kuzajya mu rukundo nanone? Ni ukuri pe, simbizi. Bitewe n'ibibazo nahuye nabyo njye mba numva ni ukuri wapi. Nuko nyine wenda kubaho udashatse pe, ariko njye bitewe n'ibintu nahuye nabyo mu rukundo rwa mbere pe, none mba numva sinzi ko nabona andi mahirwe. Wumva abana bawe wabafasha gute, cyangwa se wabarinda gute kugira ngo batazahura na bya bibazo wowe wanyuzemo? Njyewe ukuntu mba numva nabarinda, njye buri kintu njya nkunda kudakora pe umwana ndeba. Nirinda kuba nababarira aho umwana wanjye areba. Kuko iyo mvuze ngiye kubara imbere y'umwana wanjye, ubushize hari ikintu cyambayeho, ubwo uwo mfite muto afite imyaka 2, ntabwo ariko arabizuza muri kwa 10, ariko ni nkaho agiye kuyuzuza. Naricaye, hari ikintu cyambayeho kirambabaza, nicara ndarira. Noneho ngiye kubona mbona ku kana kanjye gato karaje, kakajya kamfata ku maso kakamanagura, nuko nyine nkabona nako nyine nkabona nikishimye, kakampamagara, ariko nyine nako nyine kakabona ko nyine mbabaye kandi ndi mama we. Ariko nahise mvuga nti sinzongera kumwereka ko hari ibintu bibi biri kumbaho, kuko nawe yazakurana nyine agahinda gakomeye pe. Kuko nabase nabo ndabahamagara nabajije icyo bamarira, nkahita mpitamo guceceka, nkaceceka nkabihorera, nkarwana urugamba rwanjye bucece. Bishatse kuvuga ngo base ntibazi abana babo, ntibabasura, ntibabahamagara, nta kintu na kimwe. Urumva nyine nugize ngo arahamagara ashizeho nk'umwaka, avuga ngo umwana ameze ati, ariko ntabe yaguhanira 2, nturetse kukubaza ngo umwana ameze ati. Utekereza iki ku bagabo batita ku bana babo? Njyewe ikintu ntekereza ko baba ntabwo ari ababyeyi beza pe. Ntabwo ari beza, kuko nimba uzi ko ukoze ikintu kandi ikintu kikaba wenda gifite ikintu runaka kibyaye, nimba ukoze ikintu uba ugikoze uzi ko n'ingaruka zikizavamo uzazakira uko ziri. Ariko njyewe mbonye nka gutya anterana kandi dukundana, ambwira ati nta kibazo uzahura nacyo, nzagufasha, ugaheruka kuvuga ngo nzagufasha, njyewe mba numva pe ntabwo aba ari abana beza. Nk'iyo ubonye umukobwa witwara nabi, cyangwa nk'iyo ubonye umukobwa uri mu ngeso mbi kandi ari urubyiruko, ni iki kintu wamubwira ugize amahirwe yo kuganira nawe? Njyewe buriya rero inama nagira abakobwa cyangwa urubyiruko ruri mu ngeso mbi pe,
gushakira ubuzima mu ngeso mbi ntabwo ari byo byatuma ubaho neza. yego Oya, ahubwo igihe cyose uzumva ko wakuye amaboko mu mufuka ukumva ko akazi ako ariko kose wagakora kandi uteganyije ko wenda wabonamo amarariyo atari no kuvuga ngo kuba ugiye guca muri iyi ngeso ngo nibwo uzabaho neza ngo nibwo uzarya. Oya, akazi kose wagakora kandi ukabaho neza utiriwe wishora mu ngeso mbi. Yego niko nabibonye. kugira ngo isura yawe ike, kugira ngo umwenyure, kugira ngo ube wowe wumve ufite ibyishimo, biba byagenze gute? Njyewe iyo nariye bana banjye nkaba nzi ngo bariye, njye kwishima simbura kwishima pe, ndishima nkanaseka. Ariko nka gutyo wenda nta cyizere mfite cy'uko wenda nta hantu bari bukure ibyo kurya, bituma nabwo nyine kugira ibyishimo nyine nubwo nabijya ariko mbijya ari mu rugero. Ariko sinakishima neza nyine ngo mpamye nyine. Wabwira iki ababyeyi, wabwira iki ababyeyi baba bakorana n'izo mbaraga, cyangwa wabwira iki ababyeyi baba babuza abana babo amahoro? Kuko urumva nubwo wari warashakanye n'uwo mugabo wawe, ibyo ari byo byose ntago mwigeze mushwana mupfa ikindi kintu, ahubwo ntekereza ko mwashwanye ibyo bintu by'iwabo. Wabwira icyo ababyeyi babuza amahwemo na abana babo kugira ngo boye gushakana n'abagore babo ngo barambane? Njyewe ikintu nabwira ababyeyi ni uko ubundi igihe cyose uwo mwashakanye nimba ubona nta kibazo mufitanye, nta mpamvu mutakuba ku rugo ngo rukomere. Kuko gutya iyo uri wenyine wifatanyije b'abana, buri umwana agomba kurerwa n'ababyeyi bombi. Kuko umwana hari icyo mama wamucyahaho, hari n'icyo na papa wamucyahaho. Ubwo rero nk'ababyeyi pe, nk'ababyeyi njyewe inama nabagira, umubyeyi wese ucyubatse ukiri kumwe n'umutware we bagomba kubana neza, bagafatanya mu buzima bwabo bwose kandi bakarera abana babo neza. Kandi nongeye nsubiye inyuma gato, hari ukuntu nkatwe wenda tuba twatandukanye n'abatware bacu, hari ukuntu umwana akagukorera nk'ikosa kuko uzi ko utari kumwe na papa we, ukamukubita umubwira ngo n'ubundi ngo umeze nka papa wawe ngo ibiki n'ibiki. Ibyo nabyo nasanze atari byiza ku mwana, kuko umwana akurana ibintu bitari byiza, akora ibintu bitari byiza n'ubwo ubwo buzima bwose mbucamo pe, ariko ntabwo iryo kosa nshobora kurikinisha. Umwana wanjye nimba twabonye ibyo biryo turabirya dutuze yewe tunaseke, ariko kuba namubwira nabi mukuta mubwira ngo umeze nka papa wawe, hoya, ntabwo ibyo byo ntabwo nabikora pe. Ni iki wabwira aba single mothers? Single mothers ni ba bakobwa babyariye iwabo. Ni iki kintu wabwira aba single mothers rimwe na rimwe barera abana bibagoye, bavunitse, biyushye icyuya, ariko kandi baba ari n'intwari, kuko kurera umwana uri umwe biravuna kandi nta n'ubuzima ufite? Ni iki kintu, ni ubuhe butumwa wagenera aba single mothers? Njyewe ubutumwa nabagenera ni uko bakihangana, ni uko bakihangana bakarera abana babo. Kuko burya wa mwana iyo agiye kuvuka nta ruhare aba yabigizemo. Yego, uruhare twebwe turugira kugira ngo umwana avuke. Niyo mpamvu rero ikintu nababwira ni uko bakihangana, kuko ndizera ko bataba baraciye mu buzima nk'ubwo naciyemo. Yego, bakihangana. Ikintu cyose ubundi iyo kibayeho ukacyakira uko cyabaye, nta mpamvu ikintu cyose utagishobora, ubuzima bwose wabucamo ariko ukihangana. Njye ubutumwa nabagenera rwose nabaha ni uko bakomera kandi bagakomera, nimba ari n'abana babo bari mu rugo, abana babo bakabafata neza nkuko nanjye mbafashe. Abana banjye unanababonye nta rwamenya ko mbarira ndi njyenyine. Nuko ngerageza mu buzima bwanjye bwose bubaho bwa buri munsi. Njye nshobora gusa nabi ariko abana banjye ntibasa nabi, ko mba mvuga nti wenda na wa mugabo twatandukanye atazanababona akavuga ati niwe ninjye wari ubagize. Yego, rero ikintu nabaha rwose, bajye bakunda abana babo kandi babafate neza nk'ababyeyi babo. Yego. Ni ubuhe butumwa wagenera umuryango wawe, abana bawe, mama wawe, papa wawe? Ni iki kintu wababwira muri aka kanya? Njyewe ikintu nababwira, njyewe pe, umuntu wa mbere nshima ndashima uwo musaza wandeze.
nubwo bwose wenda nagiye mpura n'ibyo bibazo ariko nabihuye nabyo ari uko maze gukura. yego. Kandi nkongera nkashima na mama wabaye kuba yamufasha wese bakaturerana. Yego nicyo kintu nabashimira pe, barakoze barakoze kandi no kuba bagikomeje kumfasha n'abo bana tukabarerana gutyo batitayeho wenda ngo ni abana badafite base ngo ndagenda nkababazanira hoya, babakunda nk'abana babo. Ndabashimye pe, ndabashima n'ukuri kandi ndabakunda. Abana bawe ni ubuhe butumwa wabagenera? Ni iki wumva bazaba? Ni iki wumva wabifuriza? Kuko ni abana batoya. Ni iki kintu wumva wabifuriza kuzageraho mu buzima? Buriya rero uwo mukobwa wanjye mukuru njya nkunda kumubaza ntese ntimbura wize wenda ugatsinda niba wumva wazaba iki, wumva wazamera gute? akambwira ngo mama njye mba numva nazaba umuganga. njye mba nifuza ko umwana wanjye yazakura nkabona hari intambwe yateye, nkabona umwana wanjye abayeho neza kandi akazibuka ubuzima twaciyemo, akavuga ati mama twabanyeho mu buzima bubi nubwo bwose byagenze gutya nkaba nsinze nkaba meze gutya nkanteye intambwe nkayivana hano nkagera hariya ni ukubera mama. Gusa nanjye abana banjye ndabakunda, mva ni ukuri abana banjye Imana ijye ibandindira pe, ndabakunda ni ukuri. Ubuzima buramutse buhindutse, ubuzima hari intambwe uteye cyangwa aho Imana ikugejeje, kuko birashoboka watubwiye ko ukiri mutoya kandi koko nibyo, ntabwo ubuzima bwarangiye, ntabwo icyizere cyo kubaho cyarangiye, ntabwo ubuzima burangiriye hano. Uramutse usanze ubuzima bwawe bwahindutse cyangwa se ubuzima bwawe buhindutse, ni iki kintu wakora? Njyewe ubundi mu minsi yanjye yose njya nkunda kuvuga nti igihe cyose ubuzima bwanjye buzahindukira, nkumva ubuzima bwanjye burahindutse, nkumva wenda mbayeho mu buzima ntahoze mbayemo. Sinzavuga buriya rero hari ukuntu wenda umuntu ahura n'ikibazo akabaho mu buzima bubi, yaba wenda afite intambwe ateye ntazibuke ya ntambwe yavuyemo. Waba ubonye wa muntu wari umeze nkawe mbere ntukure ya shusho wahozemo. Njyewe numva nteye intambwe nkamera neza pe, nkabaho neza, mba numva nazabona wa muntu wese uri mu buzima nk'ubwo nahozemo, numva namwifuriza ko nawe yabaho neza. Ni ukuri ntabwo rwose ari ikintu kibi kandi ni ubutwari, kandi ni ubutwari, ntabwo ari abantu bose babigira, nta nubwo ari abantu bose baba bafite uwo muhigo. Utekereza gute abantu b'abakobwa cyangwa se b'abadamu babyara abana bitewe na situwasiyo barimo cyangwa se bitewe n'ibihe barimo, bakaba bajugunya abana babo, bakaba babata, cyangwa se nk'uko nguko wumva afite base akamujugunyira, yaba abayeho neza cyangwa abayeho nabi? Abo bantu batekerezaho gute umubyeyi w'umudamu wikuraho umwana? njyewe ariko mbitekereza numva atari byiza pe. Buriya se wa mwana mutoya mfite yagerageje kumwe ngo nimumuhe, ariko ndavana ntabwo nakikuraho umwana wanjye. Kumwe mukuyemo nimba ntabasha kuba namuhereza papa wamubyaye, ni gute nafata umwana nk'ijisho nkagenda nkamujugunya? Njye mba numva nyine, gusa njyewe ikintu nashishikariza umuntu nk'uwo ukora icyo kintu pe, nta mutima afite w'urukundo, ntawo rwose pe. Hanyuma rero turagushimiye, wagize ubutwari bukomeye kandi ntabwo ari ibya buri wese. Wagize ubutwari bukomeye kuko wahuye n'uruhuri rw'ibibazo, wahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye, kandi kugeza na n'uno munsi uracyabicamo, uracyabinyuramo. Ntabwo ubuzima bworoshye. Kuri uyu munsi wa none kubona icyo kwambara ni ikibazo, kuri uyu munsi wa none kubona icyo kurya ni ikibazo, atari uko wabigizemo uruhare, ahubwo ari bwa buzima bwagiye bwisubiramo ugasiduka aho wavuye, n'ubundi urongera urahagarutse, ariko kandi nta ruhare na rutoya wabigizemo. Nk'uko bisanzwe abantu barakunda bagakundana, ariko hari igihe bitabahira. Hanyuma rero turagushimiye ubutwari wagiye ugira,
kubona warihanganye ukarera abana bawe kugeza n'uno munsi mukaba mukiri kumwe muri ubwo buzima ugikomeje kubahigira. Turagushimiye rero, reka tubashimire abari badukurikiye, reka tubashimire kandi mukomeze mudukurikire. Niki kintu wavuga, niki kintu wabwira abantu badukurikiye? Ese niba hari n'ubufasha ukeneye, niki kintu wumva kiza imbere umuntu aramutse akubonye akavuga ati uyu muntu akwiye gufashwa? Ni ubuhe bufasha wumva wagenerwa, cyangwa se ni ubuhe bufasha wumva wagenerwa? Njyewe ubufasha mba numva unkurikiye wese pe, ubufasha ndi kumva njye nakenera ni uko uwo mwana mfite wiga, undi we ni mutoya ntabwo arajya ku ishuri, ni uko uwo mwana mfite wiga, mfite umuntu ntabwo mfite umuterankunga pe, ibyo mbona yo kwishyura ishuri birangora nyine, kereka nk'iyo maze icyo gihe nkora ibyo biraka, haka nubwo nigomwa wenda sinanabahahira kugira ngo mbone yo kwishyura ishuri. Imana hagize umuntu mfasha wumva ufite umutima, Imana yamujyamo akamfasha, akantera uwo mwana inkunga akabona ibyo kujyana ku ishuri nk'imyenda yamucikiyeho y'ishuri. Ndanatekereza ko n'ubu ejo bundi tujya kumva amanota ku ishuri batubuye ko umwana uzinjira mu kigo adafite imyenda 2 y'ikigo ya siporo n'inkweto zifunze, ati ntago azongera gusubira ku ishuri. Kandi nkaba numva ko uwo mwana iyo myenda ya siporo sinzapfa kuyibona, n'izo nkweto zifunze sinzapfa kuzibona. Nyine nkumva ko umuntu wese waba ufite umutima yamfasha uwo mwana, akamugurira inifomo cyangwa akamugurira inkweto, Imana azamumpembera pe. Turabashimiye. Ngayo nguko umutumirwa wacu nuko asoje. Murumva ko arifuza ko umwana we yakwiga, urumva nabyo byamunezeza, byamutera kwishima. Turabashimiye rero, mukomeze mudukurikire, naho ubutaha Imana ibarinde.